ku ntwaro eshatu Satani yifashisha akakubuza gutegura imbere yawe. Turi mu kwezi kwa 9 kwitwa imbere yanjye. Imbere yanjye ibitabye imbere yanjye harategurwa. Nimba nta n'umubyeyi wahaguteguriye, akaba nta mashuri, akaba nta gishoro, igihe kane kikaba ari nta. Tugiye kwiga rero uburyo imbere yanjye. Turi mu kwezi kwitwa imbere yanjye. Nakubwiye ko mu buzima hari icyo usabwa kuba cyo kugira ngo imbere yawe hazabe heza. Hari ibintu twigishije ugomba kwikuraho n'ibyo ugomba kwikuramo, ukikuramo bya bintu mwatindikiye, na twa dukecuru mwatindikiye mu mitima yanyu tunywa itabi, na twa dusaza mwatindikiye tugenza biguru ntege, na bya magambo ngo banyogosenge ngo nabama mudogo amwe bababwiye ngo muzapfa ntacyo mugezeho. Mugomba kwikuramo bene aya magambo kugira ngo imbere yanyu habe heza, nuko hari ibiziriko by'amateka ugomba nawe guca kugira ngo imbere yawe habe heza. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kureba intwaro eshatu Satani yifashisha kugira ngo akubuze gutegura imbere yawe. Izo ntwaro rero tugiye kuzireba kandi turangiza turazimenagura mu izina rya Yesu. Ndumva ndi mu mavuta yo kumenagura izi ntwaro Satani akoresha kugira ngo akubuze gutegura imbere yawe, akubuza kugera imbere ngo ube umukire, ube umuntu udasanzwe imbere, ngo ube umuntu uteye ubwoba. Mutegura imbere yanyu ku buryo Satani hagera akarwara ikizungera, kandi mujye mwihangana mukore ku buryo n'umuntu ukuroga rwara muzunga. Wakuroza umwaku ashiduka uri mu modoka y'umukara, wakuroza inyatsi ashiduka kujya kubitsa kuri banke wikoreje igunira ry'amafaranga, wakuroze gusara akubona uri ku kibuga cy'indege ukururaza yavarize n'akana kayo, ku buryo uhora utera iserera umuntu wese wavuze ko ntacyo uzageraho. Ibisubizo ugezeho bikamutera ikizungera. Nuko dufata izi ntwaro tukavunagura kati kwa jina la Yesu. Muvuge ngo haleluya. Rero izi ntwaro eshatu rero tugiye kureba ni ubwoba iya mbere, iya kabiri ni umugayo, iya gatatu ni ubunebwe. Izi ntwaro tugiye kuzigaho, niturangiza duterure dukubita hasi, kandi jewe ndumva ndi mu mavuta yo kubishyira mu rwobo rutagira iherezo, ku buryo bikomeza bikiberanga mimanuka mu rwobo nabicukuriye. Isi kazarinda irangira bitaragera iyo bijya bikomeza bimanuka. Izi ntwaro eshatu Satani yateguye kugira ngo imbere yawe ahangize: ubwoba, umugayo n'ubunebwe. Imana itugirire neza cyane. Ubwoba ni iki? Ubundi bavuze ubwoba wumva iki? Mu byukuri nk'aba filozofi bari hano mujye mutubwire, iyo bavuze ubwoba wumva iki? Ubundi ubwoba bukunda kuba ku mutima, ariko ubu bwoba bukagaburira ibiganza, bukagaburira ibirenge, bukagaburira intekerezo, bukagaburira amaso. Ubu bwoba rero iyo bavuga ubwoba ni igikorwa kikubuza gutinyuka ngo ufate ibyemezo. Mu magambo make y'ikinyarwanda ni igikorwa. Ubwoba ni igikorwa kikubuza gutinyuka ngo ufate ibyemezo. Buri munsi ubwoba bukakubwira uriya mukobwa ntiyakwemera yarize, ishagije irebere nyirambegeti, niwe wapfa kukwemera mpike bose. Ubwoba bukaguha naho ujya. Ariko ubwoba ukajya kumva. Ariko ni intwaro Satani akoresha mu gihe ugiye kurwara abadayimoni. Ubundi iyo watangiye kumva ufite ubwoba, hari n'ubwoba butakubuza gukora, ahubwo kumva ufite ubwoba bw'ibintu wikanga. Kandi naha murahari muhora mwikanga ibintu mukumva ubwoba. Kimwe mu bintu biranga umuntu urwaba dayimoni ni ubwoba no kugira umwanda. Ubwo mvuze cya kabiri, ubwo n'ibindi nzabivuga umunsi nagiye gusobanura biranga umuntu urwaye abadayimoni. Bibiri binanga ni ubwoba no kugira umwanda. Burya uzareba kimwe mu bintu biranga umuntu urwabazimu, ntajya yoga, uranuka, ugeze aho haryama ugira ngo ni mu kiraro cy'inka, inzara ziba zimeze nk'iza Nebukadinezari igihe ari mu ishyamba, misatsi ubona ari dread zidafuzemo. Mbega izo ni ibintu bibiri biranga umuntu urwaba dayimoni. Ariko bikabanzirizwa n'ubwoba, ukajya uryama ukumva umuntu. Kera twabonaga baringa we ukirukanka ku buryo utsitara ino ry'igikumwe, ugataha uvirirana bakagusigiramo akazira rugomo batubaye cyati mbonye baringa naho areka bari usigaye ubake.
ese mwambonera mwebwe mugenda ijoro hari baringa mukibona ukiriya ni kimwe mu bintu byitwa ubwoba bukubuza no kuba wajya hanze ukarara uhinda umushyitsi wakenera ari n'abagabo babugira bwira umugore ngumve cyo afite ubwoba ubwoba kandi ubu bwoba hari igihe buza ari uburogano hari igihe buza ari intwaro satani yakereye ugahorana ubwoba wikanga inyuma ukumva ikintu waryama ukumva ikintu wajya kurya uti babiroze wabona ibyatsi byatakaye muzira uti baneze wabona imbeba yapfutire ni umunorozi injangwe yatambuka iti barimo shaba ubwoba ndaje mbukubitira hareba hehe sikuzimu ntabwo nabukubitira hareba inzega ubwoba burakakubitwa n'imbaraga z'Imana ndaje dukubita iki kintu cyitwa ubwoba ni inkingi ya mbere satani yifashisha ashaka kukubuza gutegura imbere ubwoba bukakubwira biti ari amafaranga washoye wahomba na runaka yarayashora ahomba uramenye ntushore ubwoba bukakubwira buti reka ntujya gusaba akazi we ntako baguha ubwoba bukakubuza kwandika iretere batira karakara na runaka aragasabye afite dogitora barakamwema ubwoba bukakubuza gupanga gahunda ubwoba bukakubwira ati ramenye reka kandi ubwoba bugira inama butanga inama ubwoba bukakubwira buti reka uramenye ntuzakore mariage wowe umukobwa uzamufata mujye mu gikumwe nimuva kwa burugumesitiri harya niko bitwa ni gitifu nimuva kwa gitifu executive mu magambo make y'abakecuru gitifu nimuva kwa gitifu muhita mwikomereza ibyanjye ndabizi niga iby'ubukwe si ibyacu gato sinayibona imodoka sinayibona ubwoba bukakubwira sare ntiwayibona ubwoba bukakubwira ntabwo wabona inkwano isuka yitwa cyozi ntiwayibona ubwoba bukakubwira niwe watanga invitation ntawagutwerera ubwoba bukaguha amasomo y'ibintu bitakunda icyo ni ikintu satani yifashisha kugira ngo akubuza gutegura imbere turirukana ubwoba mu mitima yanyu mu izina rya Yesu Kristo umugayo kandi reka tuvuge ku mugayo nawo ni ikintu cya kabiri navuteguye ndi bukubwira kikubuza gutegura imbere umugayo ubundi ni iki mu magambo make umugayo ni iki umugayo ni ipfunwe umuntu agira imbere y'abandi bitewe no gukunda guhemuka babihemu ndabasuhuje ariko hano ni muhaba hano nta babihemu muhaba mwererwa mu cyocure ngo z'abakire ngo iravuze ngo ira modoka yizana udapfa mwererwa muvuga muti zana miliyoni 3 kugira ngo tugukureho ibyo bintu bikurya mu mutwe kananirwa kubwira umuntu ko yajya kubonana na muganga ukamubwira ko biri buze gukemuka ari kwaguhaye umugayo rero ni iki umugayo ni ipfunwe umuntu agira imbere y'abandi bitewe no gukunda guhemuka ukumva umuntu arakubwira ati munyarwanda aravuze ngo mugabo n'uryo twakarya n'utwabandi oya uwo ni umugayo babarimbana umugayo nimba mwateranye muze kwihana umugayo umuntu ugira umugayo ntatinya kwikopesha kubwira ati telefone ndabona hajemo kode mu biro 5 by'ibirayi ejo nzakwishyura ejo ukimuka ukajya ahandi ukahaka kawunga ejo ukimuka ukajya ahandi ukahaka inyanya hose warahazungurutse akutuntu dutandukanye wabaye karyama deni cyo bakita umugayo uvuze iki wahemukiye abantu benshi ubakuramo amafaranga ubarambika ibiganza bishyushye none icyo wavuze nibyo hano byanza gusohora uwo ni umugayo ugenda nipfunwe mu rwego muri no misi abantu bambaye agapfukamunwa kandi covid yararangiye nura n'umuntu acyambara agapfukamunwa ujye umushyiraho akabazo ashobora kuba afite ipfunwe ry'uko bari bubone isura ye n'ibyo yakoze umugayo rero uri mu bintu bituma imbere yawe hataba heza iyo ukunda umugayo nta muntu ukugirira icyizere twagiye tubana n'abantu bakunda umugayo ariko tugenda tubimisha akazi tunabima akazi kubera umugayo babarimbana umugayo bawambariraho bakanawukenyereraho umugayo ni kimwe mu bintu bituma imbere yawe hatazaba heza ahubwo imbere yawe uzapfa wihamba upfa n'agahiri n'agahinda nkangarama wasa ruhara rwa nkomokomo umwami w'ibishwi n'ibisiga mwirinde umugayo umurokoro wateraniye hano umuntu wese wateraniye hano wirinde umugayo ariko se nimba umuntu agujize mu iduka ngo curuze
maze imyaka 5 usaba akazi urakabonye, none aka kazi ari kuzagakora imyaka 10 utumye ugakora amezi 5 kubera iki? Wabaye isi harusahuzi, uhora wiba, uhombeje nyiriduka. Ubu hari abantu bafite amaduka bavanye mu yabashebuja, hari abantu bakize bibavanye mu kwiba, ngo urabona ngo Imana izaturengera, ngo izatubabarira, ngo nta kundi twari kubigenza, ngo Imana yari yarambwiye kwizampa ngo telefone kandi uyisambana inshuro 3 ukaza no gushima Imana. Uyu mugayo ufite bizatuma ejo ntawe kugirira icyizere, imbere yawe hazaba habi kuko ufite umugayo. Reka twihute tugere kuri iki kintu cyitwa ubunebwe. Ariko mba mbona isaha ari ntoya, hazagira igi hano kuri TikTok intama kantu ku buryo nzajya nkoresha nk'amasaha 2 we. Reka ibi bintu birahenda ntimukabone mukurikirana ibintu live, dushyiraho live. Ibi nabyo biri mu bintu byitwa kubi gifaru. Nicyo kubi gifaru bisobanuye ibi bintu nta muntu ujye ubyisukira live yishyurwa amafaranga menshi cyane, kandi wasanga utaza ngo enjoy ngo uvuga uta amafaranga reka njye nyagaruza kazi iminota 3 kaburagiye jyo ugaruza amafaranga utazamera nk'aba baririmbyi bo mu baporo usanga baguze ibyuma bya miliyoni 5 bashyiramo umuziki mugahagarara nk'ibiti by'Ibugesera. Mujye mukata mugaruze birabyuma birahenda bite byanyu, mwagiye muri umuziki mukareba uburyo mudakira ayo madiabete na za hypertension n'imigongo na za rubagimande. Mujye umenya kugaruza imitsi y'abandi n'imitsi yanyu. Reba amafaranga yatanze kuri sente, reba amafaranga yatanze kuri ku ngoma sembare, barakubita mu muziki bati bu 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 bu, ntukubita ukuguru hasi ngo ujyane na kura kuboko k'umucuranzi ugaruza ari amafaranga. Mujye muza mugaruze aya mafaranga ya live, ni menshi. Munkurikire mu mibitekerezo kandi munashigikire munyuze ku kanyenyeri 182 munshyigikire nge mpora imbere yanyu nimba narabaryoheye, nimba mwarasogonye mukumva biraryoshye. Mujya munamfata amaboko mu $1 nzo bavunjisha amayero amapaundi, nkumbuye n'amapaundi sinyaheruka. Mumpereze ku manyarwanda, mumpereze ibintu byose bisabwa kugira ngo nanjye ngenze imbere yanyu, so kuvuga maze murebe ngo ndavuga, sibyo? Tugeze ku bunebwe sasa. Ayiwe yaba data we, ubunebwe se bwo niki? Ndajya mbasobanurira mu magambo arambuye cyangwa sahinnye kinyarwanda ubunebwe. Ubu wasanga hano hari ba mama munebwe, ba papa bunebwe. Yewe data we, ndabaza ati tuzajya tuyagaruza, ugaruza amafaranga untega amatwi unyumve nje kugusobanurira icyitwa umunebwe. Imana izakurinda kubyara umwana w'umunebwe, izakurinda gushaka umugabo w'umunebwe, izakurinda gushaka umugore w'umunebwe, Imana izakurinde guturana n'umunebwe, Imana izakurinde gukoresha umukozi w'umunebwe. Yewe data we, umunebwe ni iki rero? Umunebwe ni ukureka ibyo wagombaga gukora ukihitiramo kuruhuka utakoze cyangwa gusinzira atari amasaha yo gusinzira, ukananirwa gukora ibyaguteza imbere. Ngaho nyumvira, reka nsome ku mazi. Uyu mwuka, izi ntwaro 3 Satani akoresha akubuza gutegura imbere yawe. Iyi ntwaro yitwa ubunebwe ndaje nyikubwire ku buryo uvuga uti wabunebwe we guhera nundi munsi suka nagatebo kwipero toka. Ubunebwe twumvise ko ari ukureka ibyo wagombaga gukora ukihitiramo kuruhuka utakoze. Umva ko kantu ko kuruhuka utakoze ariko reka bamwe mu bakuri TikTok mugasinzirana kutari mu matwi faya ngo ni wakora nakubuyede ngo karasuzuguritse ngo abana mwiganye ngo bagusanze jya kumubuyede ariko unujya unavugira icyongereza n'icyo gifaransa kwishantiye, sibyo? Hari igihe hazatambuka umuzungu kamusemurira agahita akubwira ati komeza tugende. Mwagiye mureka ibyo bintu by'ubunebwe mwihaye. No muntu wihitiramo kuruhuka atakoze, uzatinya umuntu ufata ikiruhuko atakoze. Ariko buriya muba muri kuruhuka ibikiniga. Ariko muri make umuntu akaguhamagara ati wi urihisa ati yewe ati ndi kuruhuka, wakoze iki? Ngo ndananiwe. Wakoze iki? Nsobanurira ikintu uba wakoze kigutera kuruhuka. Ukaruhuka avamidi, ukaruhuka premidi, ngo ndi kuruhuka, ngo ndi mukantu kagakonje. Ibaza gufata konje nakazugira. Uyu mwuka w'ubunebwe uva ku badoci aribo bazimu. Ubwo ni rwa rurimi rwaho hepfo Nyamiryose. Uva kuri aba badoci.
ukihitiramo donke ni nawe ubyihitiramo kuruhuka donke ninde se waguhaye ikiruhuko nta muntu waguhaye ikiruhuko kuko ntaguhaye akazi ukihitiramo kuruhuka utakoze cyangwa gusinzira atari amasaha yo gusinzira buri iyo usinzire ku manywa ariko mukuru y'imbavu ariko ubunebwe si ikintu uzi ko ubunebwe bugusapotinga n'imbavu ku buryo uryama ntunanirwe we kweri ubunebwe bukubuza gukoropa mu nzu ukabana n'umwanda mu nzu ubunebwe bukubuza kubizuka ngo uhanagure no ku meza ubunebwe bukubuza ubunebwe kandi bugira n'amasomo butanga kandi ayo masomo ukayubahiriza hari uvuze hano tugakenera kurya wiriwe wiryameye yesu we undi ati buvunisha abandi ati faya umva reka mbabwire ubu bunebwe bugwitiramo kuruhuka utakoze ubunebwe bugwitiramo gusinzira atari amasaha yo gusinzira ubunebwe bugwitiramo ukananirwa gukora ibyaguteza imbere ariko mwakabyaramo bakubaza amakuru y'ibyabereye muri Kongo ukavuga uko byatangiye nuko byashoje ntiwari uhari ukamenya amakuru ya BBC ukamenya inkuru zo kuri TikTok nutu video turi gutrendinga ego ukamenya kasohotse saa sita ukamenya uwasohoye itiku ati runaka nawe batangiye kumukina ubunebwe bukakwereka amasaha yo kumviraho amakuru cyakoze amakuru yabaye muba muzi kwasobanura kandi abanebwe nibatana no kuvuga ntibahore ugashasanga mufite amagambo atera abandi ubunebwe mumeze nk'abatera ibinyabandi bagukurikira bakumve abanebwe nibatana no kuvuga ubukwe bwapfuye n'icyabwishe na message yabiteye kandi utayisomewe rekasha abanebwe namwe banebwe kazi mwigire hino mbabwire ko yari intwaro satani yifashishije kugira ngo akubuze gutegura imbere yawe ntabwo imbere yawe uzaba umukiri uri umunebwe imbere yawe ntabwo uzatera imbere uri umunebwe reba akazi baguhakonje atari uko bagukunze ahubwo ni ubunebwe uhagera utinze ukagenda ubebera ukaca inyuma aho bose atakubona ubunebwe butuma utaha kare ubu bunebwe butera n'umuririmbyi kujya repeta yica abandi bahagaze ngo arumva rwawe umugongo uyu muzimu w'ubunebwe utumye iterambere ryawe imbere yawe hatazategurwa nk'umuntu uzakomera uyu mwuka w'ubunebwe ndawumenaguye mu izina rya Yesu ndawunemenaguye reka tusubira kuri umunyabwoba mbabwira ahantu umunyabwoba yagaragaye abanyabwoba bagaragaye mu batasi 10 aho muza kubona izo nkuru mu kubara igice cya 13 mu batasi 10 hagaragaye icyitwa abanyabwoba kandi Bibiliya ikavuga ngo n'abanyabwoba n'abatizera nta mugabane bafite mu ijuru nta munyabwoba uzajya mu ijuru alhamdulillah nimba mugira ngo ndabeshya mu mbase nta munyabwoba uzaguteze gutariko wari keretse irya kamonyi se ryo waryinjiramo nta munyabwoba wajya gusengera mu butayu usibye ko bwabujijwe ariko uko nubwo bwabujijwe tubusengeramo muzi se dusengera mu buhe hari ubwo mwafunze ariko hari ubwo dusengera tujyayo kandi tujyayo ubwoba uri umunyabwoba mu rwego utanabyuka ngo igihunyira kiri ku rugo ugigubanuzira krete ugikandagiza agatsisi nuvuga uti Dawidi nahagara mu ruhando rw'abishintare nanjye nzagara mu ruhando rw'abishi igihunyira naho ukirahuma ukiyorosa utibikira maramu byo utasamanywe cyaha ngo inero mutagatifu usanganye imitima yabo kwemera bagukunda ndakuramutsa mare 10 birahuriraho n'igihunyira ayo masengesho ari iki gihunyira mubaye patiri na mwana na mutagatifu ayo rikrik ayo ntabwo ari bukore ngo ndamenagura ngo kwa jina ngo ndajinaraza ngo ndatwika ndakongora ndashiririza urashiririza utarenga n'umuryango kiraho ngaho ku gipangu hubanuza ukubita hasi ubundi ugifotora ugiposting vuga uti mu ruhando rwa Dawidi nanjye ndi mu bantu ba mbere bagaragaye nishi igihunyira n'intumbi yayo tuze tuyiposting tuvuge tuti nguyu umugore wa mbere ku isi wishi igihunyira aba batasi batewe n'ubwoba batangira kuvuga ngo
dusanze turi inzige ubwoba bubabatiza izina ngo ni inzige mu izina rya Yesu buragatsindwa mu izina rya Yesu. Claudette ataryokiye ahora kikakumena umutwe we nawe ukakimena undi mujya mukimena umutwe kikumena umutwe kimena umutwe ubundi nzakubwira nyuma ikizakurikiraho. Ariko mwakwitonze ko sinabibigishije uburyo nibi bizimu nurana aba banyarwanda bihaye kuroga bakoresha ibizimu imandwa ibirozi ibigini oya magini ntabwo aba mu Rwanda abahanze amagini aba mu bazungu ibi ngo bashika ibi ngo biniga ibi bizimu by'ibinyarwanda nibyo bintu bya mbere bigira ubwoba ukisenga mu izina rya Yesu ukibyataka uzi ko ibi bizimu ushyira n'inkoni nyuma y'urugi ukavuga uti mwibeshye muzi ndabadiha ntabwo biza pe ibizimu nubwo muroga ibizimu byanyu n'ibirozi byanyu nibi fake niyo dusengeye umuntu mwabihaye tukivuga ngo kati kwa Jinara Yesu bitangira kufoka bikajagura tukabitwika bikagenda bivuga biti muratunanije ntituzagaruka ariko ibinyamahanga byo birajunjama ku buryo iyo ubisengeye udafitiye kwa ntumenya naho byafashe. Ariko ibyino birabanza bikanagucanga ngo twafashe mu kuguru wabuterekwa bikagucanga. Uyu musore reka tuvuga ku mugayo ahantu wagaragaye kuri uyu musore wari ukungahaye wari ufite akafaranga pe igihe Yesu amubwiye ngo gurisha ibyo tunza ngo maze ubiha abakene ubundi dukomezanye umurimo reka da uyu musore ntiyanze umugayo kandi yari atangiye kwishyira imbere y'umukiza mwigisha kumwe muza mutumishi wa Bwana mukozi w'Imana turagukunda amavuta turayemera ariko aya mavuta mwemera tuzaneba koko nimba munayemera pe kuko tugira ibimenyetso bigaragaza ko munayemera turabigira n'ukuri. Mwigisha nkorene wowe negeka icyo negeka ndagikora nkorene ngo ngukurikire mwigisha mwuburura mwijisho dore ko Yesu burya nawe atoroshye aravuga ngo genda ugurisha ibyo utunze ubundi ubihereza abakene unkurikire ahise atera revanse. Ubwo se murumva wataragaragaye nk'umuntu ufite umugayo imbere y'umuntu yaje kwibaraguzaho ngo mbwira icyo unageka cyose ndagikora ariko nkunde nkukurikire nyamara aka turebe ahantu hagaragaye ubunebwe muri Bibiliya ahantu hagaragaye ubunebwe nuriya mugaragu wahawe itarano arangije aragenda ngo arayitabika we ariko uriya mugabo azana n'amagambo nyuma abandi baragiye barazicuruza zirunguka azana n'amagambo bamubaje bati wowe itarano twaguhaye bimeze gute arangije ati usibye ubunebwe nigirira ububona narabuvukanye ndabukurana nkora dede mbufite niga ikibura mwaka mbufite njya muri primaire mbufite ubunebwe buragenda buranzengereza nsoza masters mbufite bwarankoroneje niyo ndepeta mba mbufite niyo nozi ibyombo mba mbufite nozi ibyombo amasaha 5 niyo bansize ku rugo saa 8 zigera ntaracana imbabura ubu nige witwa bwije nkozi iki ntunsakurize dore itaranto yawe ngiriya narayitabitse akira ibyawe. Uyu mugabo ahita nawe agaragara nk'umunebwe. Yes Abisiraheli bamwe mu gihe cya Nehemiya nabo batinya gukora bahitamo kwicara mu gihe Tobiya na Sanibalati bari bafite akajagari k'amagambo abitsemo ubwoba bafatwa n'ubunebwe baricara. Uyu mwuka w'ubunebwe utsirwe kati kwa Jinara Yesu. Tugiye kugera ku musozo sasa. Ni gute watsinda ubwoba umugayo n'ubunebwe? Aha rero niho mba nshaka ko mugera ibindi byose murambesha iyo muje ku telefone mumbwira ngo dusengera ibi bintu bikire dusoza wamenye uko ugiye kurwana nabyo. Ni gute watsinda ubwoba butsindwa no kwizera. Ni gute watsinda umugayo utsindwa no kwiyemera no gutinyuka mu Mana. Ni gute watsinda ubunebwe butsindwa n'umwete n'imbaraga ziva ku Mana. Ngiye kubisubiramo nitonze sasa. Ni gute watsinda ubwoba butsindwa no kwizera.
umurokore utagira ukwizera, ndagusabira ukwizera kuri iki gicaniro. Haleluya. Ukwizera, Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ukwizera kurarema. Ukwizera kwatumye Isaka ajya gutamba umwana we, Imana izana intama. Ukwizera guhindura ibihe. Ukwizera kwatumye umugabo avuga ati giye nkiza kutizera nigendere. Ukwizera kwakijije umugore wari mugongo. Ukwizera kwatumye abagabo bane bamanura ikirema cyari kimugaye. Ukwizera niyo nkingi ya mbere itsinda ubwoba. Umugayo utsindwa n'iki? Umugayo utsindwa no kwiyemera. Aka kantu ko kwiyemera rero burya njya mbabwira ko mu bantu ba mbere biyemera mbamo, ariko nari narabuze aho mpera mbibabwira rero. Ngaha igira hino wumve. Umugayo, ikintu cya mbere gitsinda umugayo ni ukwiyemera, ukagaragara nk'umuntu ukaze no mu gihe udakaze, ukagaragara nk'umuntu wahaze kandi ushonje kukugezaho barya bahemutse, ugahita ugaragara nk'umuntu wahaze, babyita kwiyemera. Kwiyemera ni iki? Kugaragara nk'umuntu wagafashe kandi utaragafata. Ibi biratuma ugira icyo bita gutsinda umugayo, ukawutsinda pe. Ibi nkubwiye ni ukuri, gutsinda umugayo. Utaratsinda umugayo ntabwo imbere yawe hazaba heza. Umugayo utsindwa no kwiyemera no gutinyuka mu Mana, ukamera ngo mu Mana nanjye ngiye gutinyuka, Mana Nyiringabo, imbere yawe ibyo wahaye abandi nanjye wampa. Uzandinde umugayo, nzashira ingurungu nzu nkiringagi. Uzandinde guhena mu bakwe, uzandinde kurya iby'imfubyi, uzandinde kurya iby'abapfakazi, uzandinde gutubura, uzandinde ubuhanuzi burimo imvaruganda, uzandinde ubuhanuzi burimo produit chimique, dore ko mwayishyizemo murabutubura buragenda burabyimba. Uzandinde ibi bintu mu Mana, tinyuka ujya imbere yayo ibwira uti ibyo wahaye abandi nanjye nje kubigusaba. Uracyatanga, uracyakora. Mu Mana tinyuka, umugayo uzagenda. Ubunebwe butsindishwa no kugira umwete. Hari umuririmbyi yarimbye ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru. Ubunebwe butsindishwa no kugira umwete n'imbaraga ziva ku Mana. Munyamwuka ntajya agira ubunebwe, munyamwuka ntaryamira. Bibiliya ivuga ngo munyabute wasanga ikimonyo. Umunyamwuka ntajya azubara, akazi kose arakora, kuko umunyamwuka ntabwo abeshwaho no kwizera gusa. Ukwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Tsinda ubwoba, tsinda umugayo, tsinda ubunebwe. Gutsinda ubunebwe ni ukujya gukora. Hari umuntu wakwanga no kujya gucukura imisarani cyangwa gucukura ibyobo cyangwa gufata umwiko, warize ubufundi muri segonderi, none ngo muri kaminuza ngo wize ngo ibi, ngo mu bufundi ubonye akazi ntiwakora. Tinyuka jya gukora. Mugwaneza aravuze ati uzi ko kwemera kwanjye kungaragaza nk'ufite amafaranga kandi menshi. Imana mpa amafaranga. Abiyemeza inkanjye muvuge ngo amen. Tugiye gusenga, tugiye kugaraguriza imbaraga zose zabatatse. Imbaraga z'ubwoba, imbaraga z'ubunebwe, imbaraga z'umugayo. Izi zose tugiye gukaraga dukubita kuzimu kati kwa jina la Yesu. Bikure kure ibi bintu byatumye imbere yawe hatagaragara, byatumye imbere yawe nta muntu kugira ikizere, nta mukire wakugirira ikizere ngo akuremere. Ibi byose tugiye kubitsindisha imbaraga z'amaraso ya Yesu. Mu minota 6 usigaranye, ndashaka umunota umwe w'umuntu wambaza ikibazo. Ntanze umunota umwe wo kumbaza ikibazo. Baza Marionere. Yes, mbaza rwose. Kuri TikTok ni mumbaza, telefone nkoresha kuri TikTok yashizemo umuriro. Hakubundi nta muntu ucuruza telefone hano ngo ejo azaterure telefone Tecno cyangwa Samsung. Harya ubundi izindi nizihe. Mbega umuzi ucuruza. Nta muntu hano ucuruza telefone ngo ejo hazaterwemo igitelefone anzanira. Ariko mujye mumenya kubiba, menye no gutamba ibitambo mu murimo, mugende muvuga muti Mana hari anarakuhaye. Imana erega nubwo yabaremeye namwe mujye muyiremera. Vuga uti ndakuremeye Mana mu murimo wawe, ntakacika icyo mari. Ubwo rero kuri TikTok nimwandika sindi ubona aho nsoma telefone yashizemo umwuka cyangwa umuriro. Ndagira ngo mbaze, hasashigaje amasegonda make kwakira ibibazo. Hari wavuze atari kuzigihunyira kirara kijya ku gasongero k'inzu. Jya ureba ibuye uhamye mu cyico. Mu izina rya Yesu. Ubundi nurangiza hahumanuze
usengera amazi twabutware bwo guhindura amazi amaraso uhasengere kandi nimba ari n'umurozi ugendera mu gihunyira umugubanuze ku buryo ejo abyuka arwaye urukebo. Ntitujya tubarwaza imbavu se n'urukebo, tujya tubarwaza imbavu n'urukebo. Ndashaka ikibazo kandi kiki dogtora hari ufite ikibazo muri ibi bintu mvuze ngo abaze. Aha munota hari ubaje atese mame buriya kugira ubwoba si uburwayi, ubwoba ni uburwayi, uburwayi buva ku maranga ku mitekerereze cyangwa uburwayi buva ku badayimoni. Iyo wagize depression ikabije ugahura n'ibintu biguhungabanya cyane cyane bivuye ku bana wabyaye cyangwa umugabo mwashakanye, ibintu bivuye ku rushako no ku bana bijya bitera depression. Depression n'ubwoba, yego hakaba n'ubwoba buva ku badayimoni. Yes, buva ku badayimoni n'uburwayi. Ubwoba ni indwara, niyo mpamvu iyi ndwara tugiye kwimenagura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Hano hari umuntu umbwira ngo akomboye umukozi w'Imana tujya dutumira, ariko sinzi nimba mu minsi twamutumeye waramuburesinze byibuze ngo agende yicaye mu ivatiro kugenda yicaye kuri moto. Mujye mutinya nyine, nimubona nyine tudahamagara abantu biterwa n'imbaraga nkeya zo mu biganza byo gushyigikira iki gicaniro. Yego. Ni gute nahamya umwuka wo kudashaka? Aravuze ikinyarwanda wanditse kirangoye. Ni gute nahamya umwuka wo kudashaka? Nahamya bira iki kinyarwanda kirananiye. Umwuka wo urashaka guhamya mu cyico umwuka wo kudashaka. Nakubwiye ko kudashaka icyambere bishobora kuva ku myitwarire yawe mibi bakagutinya bitewe nuko wavuye iwanyu igihe kitageze cyangwa na karagiteri mbi. Kabiri, kudashaka biva kuba barakuzinze. Gatatu, kudashaka biva ku kigerageza Imana yaguhaye kugira ngo uyitegereze. Iyo biva ku mwuka rero uva ku badayimoni, n'ugukorerwa deliverance umuntu akagutandukanya n'uwo mwuka n'icyo gicaniro. Nibyo reka tubasengere. Ibibazo mwatanze birarangiye, tugiye kubasengera dukubita hasi uwo mwuka w'ubwoba, ubunebwe n'umugayo. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Wowe uteraniye kuri izi mbuga nkoranyambaga, ndakwirukanaho iyi myuka itatu yakubujije gutegura ejo hawe hazaza. Ndatwika izi nyingi Satani yazanye ku buzima bwawe kugira ngo ejo utazatera imbere, utazashaka, utazakira. Iyi myuka ndatwikisha imbaraga z'umuriro w'Imana. Haleluya. Ndamanura ikuzimu izi mbaraga zitekore bohaya zeneke. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndakubita hasi umwuka wose wakunanije, uzamukiye ku bwoba, uzamukiye ku bunebwe, uzamukiye ku mugayo. Uyu mwuka wose ndawunanije mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye. Biganza byanyu ndabisengeye. Reka nsengere abantu basapotinga iki gicaniro n'abazabikora n'ababikoze. Ibindi bibazo muraza kumenyandikira kuri telefone bisanzwe tuzabisubiza. Yo, ndagusengeye ibi biganza mbyatuyeho umugisha, umugisha komeye cyane. Mugisha uvuga, mugisha utavuga, mugisha uhamye, mugisha ugenda, mugisha urandaranda. Mwatuyeho umugisha w'amajya n'amaza. Ndatura mugisha mu biganza byawe wo kumenyekana, mugisha w'ubutunzi, mugisha w'ubuzima. Haleluya. Ndirukana indyanyi mu byawe, ngubisa hasi imbaraga yose ihori kugendaho. Ndirukana umwuka w'indwara n'ibifungo, ndirukana imyaku, ndirukana inzozi mbi, ndirukana ibitero by'abakonikoni, ndirukana imyuka ibagendaho kati kwa jina la Yesu. Guhera uyu munsi mbatuyeho kugira imbaraga n'ububyutse mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abaho umugisha, mu mukomere mu mashyi, mu muvugirize impundu kuko no umwami mwiza. Tugiye rero gukomereza kuri Zoom aho tugiye gusenga dusenya. Noneho tugiye gusenya Mana Nyiringabo, tugiye gusenya izi runonko Satani yubatse eshatu, tugiye kuzimenagura kuri Zoom. Biraba ari fire.
kuri Zoom duterana tugaragara, nimba utagaragara ntiwirirwe uza. Sekirite yanyu irahari, ara ni mu butayu, ni mu buvumo. Ringe tuyitanga kuva 3:01 kugera 3:10. Iyo bigejeje n'igice turakinga, nta muntu ugiza kuri Zoom yakererewe. Hanyuma ejo gahunda turakomeje. Imana ibashyigikire cyane. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira.